uriyiba wowe cyangwa wagabanyije amagambo wewe banakwirukana utarakora kakira bashobora iki kuzana amasahani irana hego ariko ntacyo gakoze weta wawundi se yagiye hehe kandi ndumva ngiye nkumbuye inyama pe wagira ngo ndanatwite wahashya akanyama pe wapi do wakoze iki nayizanye uranakubitwa ahubwo njyawe ayemite ni umuhanda benduza nakubwiye ngo ndunyangara zogamwa bafata ibase ngayitereka ku mbabura uzavuga ngo wabo yazize iki umva amaso wanjye drawunde ayemite ni yaraje gusaba akazi nanjye nyine nari nje gusaba akazi cyane ko uyu nguyu ari we ufite uyu nguyu nta njyewe nshaka akazi nusundi ndetse ngisabira akazi bane n'imbwa mu cyaro njyewe nitugera mu mujyi utangiye shayi nawe ngo ni akazi nshaka ntabwo yaba ari njyewe mbwa ariko nese washaka akazi nawe ndagashaka rwose warumviye ko ngo ari we ugashaka yego nawe aragashaka washobora iki njyewe nashobora yashobora se ntacyo asura muvugira kandi urataha kare nakubuye wabona utashye nta n'akazi washobora iki ibi navuga akazi ko mu rugo nyine ko gukora iki uriyiba wowe cyangwa wagabanyije amagambo wewe banakwirukana utarakora kakira bashobora iki wenda kuzana amasahani akarimo k'amagomba we kunagira bashobora iki usibye no koza nta kintu ashoboye ni inyanda bose ngende kumva mutari kumvikana kumvikana oya nta kintu umvikana nawe bashaka umwango dutaha nahana nawe ngiye mbabwire harya ngo muje kureba akazi shaka yewe rero kanze mbere nigende ubwire papa waza akaduha ariko hari ikintu nakwirukana ngewe Yewe ni wowe nyiri iki gipangu nari nzi ko ari wowe utanga akazi aha ngaha njyewe nyine ahubwo se murashaka akazi njyewe rero ngiye kubakoresha tombora tombora isanzwe zingwa ndayitsinda akazi nyine njyewe njyewe mbere cyangwa se oya da weta kararyoshye we irana hego ubwo ni ndaguha akazi wowe ariko ntacyo gakoze weta wawundi se yagiye hehe kandi nasa ndaguha akazi nakubwiye ngo utahe weta nzajya mbyikorera kuko ntabwo byananira njyewe nawe taha nyine se ubu se najya nkora iki nawe naje gukora iki muri ubu ntabita cyane akazi kawe zabura akazi se wamembeye se nawe umaze gukura ba You will move out of this house. ubuye bari abantu bakomeje kutuvogerera ubwo si rimwe si kabiri hari n'igihe wagiye ku kazi rwose nanjye bakaza bakantesha umutwe ubu hakorwa iki koko ahubwo njyewe bariya bakozi ngomba kubirukana kuko njye nanjye rwose ndabona barimo baramvogerera urugo bararuvogera cyane rwose ahubwo se ubundi turateka iki saa sita ndumva njye nkumbuye inyama pe wagira ngo ndanatwite nsigaye nkumbura inyama nkumva umutima urenda kuvamo neza wahashya akanyama koko akanyama rwose mu kanya ndaje nkakuzanira rwose mwese wumva se reka ndagukunda mugabo ni keza
Shawe ugomba gutaha rwose gusa waguma mu kazi. Kataba keza niwanyirukanishije. Nta mpamvu yo gufasha ababyeyi bawe. Buriya wanyirukanye numva ndishimye. Utishima se. Numvishije ndishimye. Ngaho utanyine wishimye. Suri inshuti yanjye. Cyane. Sa nabibonye uri inshuti ko. Tuvanye mu cyaro tuje kwaka akazi mu mujyi. Turahageze mfashe nk'igisambo baranyuka. Use kuba uri gukora akazi wenyine bikumariye. Mfashe nk'igisambo se ubundi ubwo dusa nk'igisambo. Sa nk'igisambo. Rwose nshaka witaye. Umuvandimwe wacu. Shawe ushaka kunyirukanisha nanjye kandi. Nyina nuko njye ntari kumuhereza nyiregura. Wapi do? Wakoze iki? Nayizanye. Uranakubitwa ahubwo. Yisubane gusa do. N'igikombe nakira. Ahubwo reka nkukirina. Abantu bawurebye ukuntu bameze n'ukuntu bavuga bazakwambura pe. Aya bazakwambura. Ari ukuntu nabonye ari kwivugisha ukuntu yivugisha ukuntu ndavuga ati ntabwo banyambura njyewe. Uri igiki? Ushobora kunyambura ambura wawe natagira guca nkahubwo. Rumene kugira ngo tunabibone. Njyewe. Raka Ugatugira ute? Ndi kuvuga ngo hano kuhirira serifi bya Gagahita rime. Ndi kuvuga serifi hano ni byiza. Muri kugira gutya, muri kumanika gutya amaboko. Yari ngize gutya ngo ufashe serifi we tugira gutya byaba ari byiza. Uramena ikirahure sha. 1 2 3 mwese mbabona inyuma. Mu muhanda. Ndanduza wereka ngubwire nugomya kujyana ubwo rugogi bwawe. Ubwo se kujyana nkubwire. Baramfunga ngese hano bagagerageza. Ntabwo makunga mayumagaye. Nukuri nzara. Ndabona ufunyitsunya uri mu nseka. Ndi wanseka. Niba mpakaza umucende urya njye. Agira ngo utaza kunyimada. Sana wowe. Uso naho gatoka mwa. Kiza ngo ndaguze ikintu mbonye. Ariko indu mbonye hari. Dore ibirahuri ma. Ndi kwireba kamwe. You will move out of this house. Ndi kwireba. Do, kanuramo neza ureba kutari kwireba. Mbedo zawe. Ndi kwireba kamwe. Dore namwiruga umwe. Nabonye. Duza. Ariko kano kagofero kanjye karabagamwe. Ahubwo ikituzanye yakiye. Gwe, do. Hano ni ngewe baraha akazi kubera ko urabona iyi ngofero yanjye birasaga n'iki gipa. Wowe barakwirukanye. Use ngiye ko navuga ko kutenza aho baravuga ko naha. Urareba iwacu twebwe tutekaga neza. Ngera hano bazajya banyihera umuceri n'amafiriti. Harya bakomangaga gute? Abe ndagari gutko. Wandituma ko baje. Nimbwa ma. Imbwa. Iwacu barazitinya gashaka. Ntabwo ariyo nabyumva. N'umuntu ma ubugabo runini. Cyangwa urusore ko umvura rw'imana siko cyangwa kuvugira mu kibindi. Nduncure. Supposed to be out. Ukomere mabuja. Ndio ushaka akazi hano. Njye makuru yanjye nuko nta naburaye nshaka umuceri wa hano. Benduza wenda guhoraga. Ceceka nyine. Abana bari gukina inyuma y'igipangu cyane naho nimwe bwo mwateje abantu b'abagabo. Nde gusenuka. Amakuru umugabo avuga aho yari buse ko nshonje akumva twari gusangira guhereza. Kuzana abantu barasinze. Kagurana ndashonje nuko ndashonje cyane nuko. Hano ngani ho baza gutura ibibazo by'inzara. Kuri ndashonje ariko nyine mumpaye akazi na inzara yatishira buru. Oya njye Ceceka. Kuramo ibigofero nabo banzi. Ziba. Ubundi muje gutonganira mu gipangu. Urashaka iki? Twagenzwaga no kugusaba akazi. Supposed to be out. Wabonaga hanasa neza twajya tuhakoropa. ako nibyo babaye cyane no guteka iwacu ni njye utekaga. Urebye usanga mbuza amaboko yo kwikoropera wowe. ninjye baragabwo bagusubije. Benduza we ndunyangarazo ndago nsebye ndago ndisebeya. Urashaka iki hari? Data twari tuje gusaba hano akazi. Ndatekaga, ndanakoropaga, ndanamesaga. Ubwo se urumva ibintu bya ndamesaga. Ceceka. Uje kunsimurira hano ku gipangu cyane. Aya. Mbwira rapi ushoboye guteka. Garaguhomye Benduza werekanye gufatira igitabo. Washitanga umusore ubundi ugira ubwenge. Ubusura nawe ufite ubwenge ariko wampa ibintu ariko ufata ibintu bikuta. Umva ngiye kuba. Oya no. Imbwa yanjye. Oya tumabare no kuma. Wahoretse. Kuri we. Umugenza uragenzwa. Nanjye. Washobora iki?
nakoza nateka wanyeza urabaza urabyisanga mbuza amaboko yo kwiyoza oya ni ukwihangana arasuzuguraga wowe nakwirukana oya ni ukuri mumbabare ntabwo nzongera nzajya nkora ese akazi wa mugabo twumvaga ari kuvuga urujwi runini nyine ari ngo aduha mwe akazi mwitonze mbanze mbaze nyine kandi muzi ko nsaba barakwirukanye nje mabuja yanagunze maze yanagugunze ubwo se ibyo ziba hekanuka noto na yemwa sojade no kwera so ziba mvuge benduza uzi ko yari wahoze avugaga mwa ubwo se nashaka ikinjyanye umuvere ku gipangu boss nje nshaka akazi rata akazi njewe ikintu cyangenzaga nari nje hano gusaba umurimo okay ndatekaga nkanakoropa ndanamesaga uyu arabipfu byanjye ndabinoza cacakaza ubundi mumbore ntabwo nzongera ni ukuri arashanukaga kuno rwaranyobeye umwana g'umuhirimbiri uyu nguyu muhaye akazi ko kujya ateka bose ni njewe uzajya uteka uyu nguyu yambwa yawe nahoze numva wamuha akazi ko kujya yihehera wowe nguhaye akazi ko kujya uteka uriya muhaye akazi ko kujya antera wembwa boss ibwa bwa wugu dore ukuntu nzi guteka njewe wacu barambwiye ngo umuceri ngushiragamo amazi ariko gabanya igambo byawe reka mbikubwire nyine none se ntabwo mbizi reka mbikubwire ukuntu babitekaga umva inyama ushiragamo litiro y'amazi urumva ugacanira ku ziko ugatogosa hanyuma ibishimbo na karoti n'intoryi urafata intoryi ukazikatagura na karoti ukazihata warangiza ugatogosa ibishimbo yamara gusha ugafata noneho za karoti boss no kwese ibintu bakubwiye byose waturwaye benduza nakubwiye ngo ndunyangara jogamwa ateka yamara ukabiteka ukabigerekanya byamara gushya ugashyira mu gasafuriya ugakaranga ugashyiramo igitunguru ugashyira mu gisuperi zino gushusha amazi kugira ngo ngushuhirize amazi mu ibase ndagenda nkayapima mu ibase neza ngafata ibase ngayitereka ku mbabura uzagira ngo uyu wabo yazize iki umva amaso wanyegera wongera boss rata ngenda ateka n'ibiryo byose baceceka nawe umubwire nawe se uzi guhera imbwa ngewe guhera imbwa yego nayihe ariko iyo ifite ikibuno kinini ntabwo nayihe ukuntu wayeba imbwa nizagenda nzajya mfata inkoni nyikubitire kuko ntabwo yemerewe kunya mu rugo rwa boss wowe nkubitira imbwa ni ukuri nzayivuna umugongo nta mwana g'umuhirimbiri gutumye banyemakaza wantumbiwe gapfutakize wambwa wamusega akantu gatoya gusa